Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe ibibi byo gusiba video nyinshi icyarimwe kuri YouTube channel yawe. Iyo ubikoze bikugiraho ingaruka mbi cyane utitaye ngo wari uri monetize cyangwa ntiwari uri monetize, uhabwa ibihano birenga 8 byose YouTube ihita iguhanira rimwe. Rero abantu benshi bajyaga bakunda gusiba ama video yabo igihe cyose wenda atekereje guhindura content, akavuga ati okay, nakoraga iyo guteka none ngiye muri comedy kamanze nkurezi zo guteka hanyuma mbone gukora iya comedy. Ibi bihano 8 bihita bikugeraho. Ndaje mbikubwire abenshi rero baranazisiba bagahita babona nta mpinduka zibaye, kumbe YouTube kwitonda neza kugira ngo izabya updating kuri channel yawe mu minsi iri imbere. Hanyuma abandi bajyaga bakunda gusiba video iyo bahabwaga used content bakavuga bati noneho video zari zaraduteye ibibazo reka nzisibeho noneho ntangire nkora inshyashya. Iyo bikoreye rimwe ukazisiba ibi bihano birenga 8 bikugeraho kandi bikakubabaza cyane, kubera ko benshi ni nabwo bakunda kubura icyo bita channel history. Channel history itafungutse ntushobora kuba monetize kuri YouTube. Abari hano babizi bamaze amezi n'amezi bakorera channel history byaranze, bituruka kuba iyi feature ya gatatu idashobora gufunguka igihe YouTube itabe ibi bintu yabigufungure. Ibyo bihano 8 ni ibi. Mbere yuko mbibabwira ndagira ngo ubanze wumva uburemere bw'icyo twita channel history. Ubundi channel history ni amakuru YouTube bimaze kugira kuri channel yawe ku buryo biza gutuma ihari ibintu igufungurira kuko yamaze kugira icyo igusobanukirwa. Rero channel buri gihe kubera ko bishingiye kuri email, YouTube cyane cyane nanone yita kuri email iyo channel irimo. Iyo imaze kumenya amakuru iyo email biza kuhererekanya ukaza kugira no kuri channel yawe. Ese channel ya Gatari ikora kubiki? Irebwa nabande? Ese bayireba sanga? Ese Gatari abona comment cyangwa biterwa na marobo akanda like cyangwa nibiki bitandukanye, ni AI ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyo imaze rero kubona ko nibura uwo muntu imaze gusobanukirwa ibyakora, abamureba aho baherereye, bareactinga ku byakora n'ibindi bitandukanye, nibwo igufungurira icyo kintu bita channel history. Rero benshi muri mwebwe banakundaga no kumbaza ngo twawujuje ibisabwa amasaha 4,000 aba subscribers 1000 ariko twaplayinga monetization bakatubwira ngo build wa channel history. For sure bakubwira ko channel history itafungutse ntago byakunda. Kugira ngo rero ifunguke nuko ibi bintu byose bigomba kuba byuzuye. Iyamaze YouTube gusobanukirwa channel yawe, turaza kurebera hamwe wenda nuko wakora kugira ngo amakuru channel yawe yatanga hagije kuri YouTube, ariko by'umwihariko reka tubanze turebe ibibi byo gusiba video nyinshi cyarimwe kuri channel yawe. Jewe iyi channel ndiho mbaheraho urugero, yahoze ari channel nziza yujuje ibisabwa, iyi feature ya gatatu ifunguye, mbese ari channel urabona ko ubu ngubu feature ya gatatu irafunze. Kuba rero ifunze byaje gutuma YouTube ihita impa email imeze gutya ngiye kubereka. Barambwiye ngo reka dusomere hamwe iyi email ya YouTube yambwiye ngo your channel has lost your access to advanced feature. Ibi rero bisobanura ko iyo uri monetize hano buyitakaje. Iyo utaraba monetize biba bigusaba urugamba rukomeye cyane rwo kongera kubaka no kwizeza YouTube ko channel yawe yagize gute wayisubije mu murongo neza. Ngewe ibi byatewe nuko nafashe video nyinshi ndazisiba kuri iyo channel, ariko uyu munsi ndagira ngo nkwereke ibintu byose bahise bamfungira kugira ngo nawe uhite umenya neza ese nuramuka uguye muri iri kosa uraza kwikosora gute cyangwa se YouTube nikiri buze kukwishyuza. Okay, nkuko mubibona iyi feature ya gatatu yari ifunguye imeze nk'icyatsi nk'izindi. Bamaze kumpa biriya bihano byahise binshishikariza, ubundi byese binjyana muri ibi bintu bikurikira. Ubu by'ibikoresho byiza ku ba content creators byifashishwa mu majwi n'amashusho birimo mikrofone z'ubwoko bwose, sound card, amatara ya telefone ya kamera, ring light, phone stand, camera stand n'ibindi. Bibikiri ngombwa ko ubitumiza ikantarange kuko mu cyanzu.com ariho honyine hize wabisanga. Sura website yacu ni icyanzu.com ukore order y'ibyo wifuza. Turakwibutsa ko aho uri hose mu gihugu ibikoresho byawe wahashye tubikugezaho mu buryo bwizewe. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788421133. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Icyambere ubu ngubu ntemerewe, ubwo nawe uzaba utemerewe igihe cyose uzasiba video nyinshi, kuko ngiye nasibye video nyinshi cyane ntago ari video imwe. Ikindi hari abantu bakunda kubona wenda babikoze ntibihite bigira ingaruka uwo mwanya wapi. Ibi ngibi bishobora gufata icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri YouTube itarabya updating kuri channel yawe cyangwa se bikanarenga. Icyambere rero iyo uramutse usibye video nyinshi YouTube ikaguha igihano cyambere cyangwa se ikakwaka iyi advanced feature
igihano cya mbere kikugeraho ntabwo uba ucyemerewe kuba waburana igihe umuntu yakoresha video yawe. Ni ukuvuga ngo ntabwo uba wemerewe gukora icyo appealing content ID claimed. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukoresha video yawe ukaba utaburana ngo bikunde, kubera ko ntabwo nyine YouTube ntabwo ifite amakuru kuri content yawe, ndetse ntabwo uba ufite n'ubwo burenganzira bwo kuba wabiburana. Icya kabiri ni ukuba utashobora gufata video link ukuye ahandi hantu ngo uyishyire muri description yawe. Benshi muri mwebwe bakunda kuzishyiramo bikanga, wenda ukavuga uti ngiye kuzana affiliate link nyishyire muri channel, muri description ya video yanjye, bikunde bikanga, benshi muri mwebwe biranga. Rero biba bituruka ko channel advanced feature yawe yafunzwe, sibyo? Ikindi cya gatatu ni ukuba wafata ukuba utemerewe gufata live iturutse ku wundi muntu ngo uyicishe. Ujye ubona nk'abantu bacishaho nk'ama live ya RTV, Igihe n'abandi bantu bakora ama live akomeye, ugasanga wowe ntabwo wemerewe kuba wayikoresha. Ikindi cy'ingenzi, ntabwo uba wemerewe kuba wakora live nyinshi ku munsi nawe. Nk'ubu ngewe nshobora kuvuga ngo uyu munsi ndakora live 5, ndakora live 3 cyangwa 10, byose byashoboka. Ariko iyo wasibye video bakakwima kwaka advanced feature bakayikwambura, ubutakaje ubwo burenganzira. Ushobora gukora 1, 2, ariko ugasanga ntiwakora nyinshi zitandukanye. Hanyuma ikindi cya gatatu ni ukuba ntabwo wemerewe nanone kuba wakwa-uploadinga amashort videos menshi ku munsi. Ibi byose ndaje mbabwira impamvu YouTube iguhana gutya. Ntabwo uba wemerewe gukora amashort videos menshi ku munsi ngo ya-uploadinge kuri channel yawe. Ikindi, ntabwo ya feature nziza abantu benshi bariho bakoresha yitwa test and compare, ntabwo uba wemerewe kuyikoresha. Urabona ubundi twayaga dukora ama thumbnail, hanyuma ukaba wafata video yawe ukashyira amakava 2 atandukanye. Ayo makava akaba yagufasha, YouTube ikagufasha ukaya-uploadinga mu YouTube, ikagufasha guhitamo ikora neza kuruta cyangwa se iya performinga neza kuruta iyindi. Rero hano bahita bakwaka ubwo burenganzira. Ikindi kintu ni ukuvuga ngo nanone ntabwo uba wemerewe gukora ama video menshi ku munsi ngo ya-uploadinge kuri YouTube, ni menshi cyane ku buryo bukabije, uhita wamburwa ubwo burenganzira. Ku muntu rero wakoraga cyane bihita bimutera ikibazo gikomeye cyane. Ikindi rero cy'ingenzi ari nacyo cyanyuma ni icyitwa kuba utemerewe kwa applyinga monetization, ndetse iki gihe itarayongera gufunguka ntabwo ushobora kwemererwa gufungura monetization, kandi murabizi ko twese ari byo dukorera hano. Rero impamvu udashobora kwa applyinga monetization nuko kugira ngo iyi feature ifunguke, icyambere kuba ari mu bihugu byemerewe ushobora kuba wakoresha video verification cyangwa ID verification, cyangwa se ugakoresha n'iki ngiki cyitwa channel history. Hanyuma na ya feature ya kabiri ikaba ifunguye. Iyo idafunguye nshobora kubona iyo monetization. Icyo rero nkoreye iyi video ndetse no kugira ngo mwese nyamukuru, si uko nyobeye ko channel history benshi ari ikibazo kuri mwe, ni ikibazo kuri mwebwe ndabizi. Benshi ni munazi ngisobanuye iki, ni munazi ngimara iki, bituma rero mukora mwagera igihe cyo kwa applyinga bikanga. Ni nayo mpamvu nshaka kuzabakora video by'umwihariko urugendo wakora watangira gushyira mu bikorwa kugira ngo channel history yawe ifunguke, bityo uzashobore kwa applyinga monetization. Waba uri kuvunikira ubusa uramutse utazi channel history, urazi kumbwira muri comment, nzabakorera iyo video y'icyo wakora kugira ngo channel history yawe ifunguke. Ariko by'umwihariko uyu munsi, kubera ko iyi channel yanjye yahuye n'ikibazo cy'uko channel history yifunze biturutse ko nasibye video nyinshi. Ngiye iyi channel yari iriho ama video arenga ndakeka 130, ndayasiba nyasibira rimwe kubera ko nari nkeneye gukora indi content, kubera ko urumva benshi binatera ikibazo. Urumva niba wakoraga ibintu byo guteka ugahita winjira muri comedy cyangwa muri vlog, bituma nyine umuntu yagiyeho yasanga video zawe zivangavanze, rero ugafata umwanzuro wo gusiba channel video zawe. Nicyo gihano bahita baguha. Ubu rero icyo nsabwa gukora ni iki? Iyi channel pe ibintu byose hafi yari bifite hafi no kuba monetize yari ibyujije. Icyo nsabwa gukora ni iki? Nukongera gukora nkongera nkuzuza bimwe nari naruje, YouTube ikamfungurira feature eligibility ya 3. Nukuvuga ngo nintabikora izaguma gutya, ndetse n'imyaka byarangira. Niyo yaba ari igatari Fred muri ho mundeberaho gutya, nkafata izi video zose nkazisiba, ndahita ngwa muri icyo kibazo direct, kubera ko nta makuru YouTube iribuze kuba imfiteho. Rero we wajya kugira ikibazo cyo kwibaza ngo se ngo ninjya guhindura content nzasiba video. Dore inama y'akagabo nakubwira utaragenda. Niwumva hari video iri kuri channel yawe ikubangamiye, wumva ushaka kuzasiba ari nyinshi zirenze 1 cyangwa 3, kirazira kuba wazisibira rimwe nta niyo washyizeho izisimbura. Gerageza ubanze ushyire izindi content, nurangiza ya video usibe imwe uyu munsi,
ku buryo ubona ko ibyayo byasimbuwe n'izindi wakoze, nyuma y'ikindi gihe usiba izindi, nibwo nibura uzashobora gukavaringa ya makuru YouTube yari igufiteho ntuyatakaza. Abantu rero bajyaga bagira icyo kibazo bakambwira baduhaye used content tugiye gusiba amavideo bityo birangire duhinduye content cyangwa dushyizeho ibyacu kurushaho. Ndizera ko mutazongera kugwa muri iryo kosa. Uyu munsi twagira ngo twige ku bibi byo gusiba video nyinshi cyarimwe kuri channel yawe. Ubutarika tuzavuge ku kijyanye na channel history kuko twabonye ko udashobora kuba monetize utayifite iyo channel history. Dure mu mavideo ataha. Ciao ciao.